muri iyi si hari imyuka, haleluya, hari imyuka irwanya cyangwa se inaniza abantu, inaniza ubwoko bw'Imana. Ariko Imana ishimwe ko hamwe n'iyo myuka, hamwe n'izo mbaraga, hamwe n'ubwo bushobozi bw'abadayimoni burwana no kwangiza ubuzima bw'abantu, ariko mu ijuru dufite Imana ibera inkike ubwoko bwayo. Dufite Imana iturinda, dufite Imana ituzitirira kugira ngo ibyago n'imiyaga byo muri iyi si bitatugeraho. Rero nubwo turi buganire ku myuka ine irwanya ubuzima bw'abantu, ariko turavuga no ku burinzi bw'Imana. Turavuga n'uburyo ki Imana iturindisha umuriro wayo, iturindisha imbaraga zayo, iturindisha ubushobozi bwayo, itugotesha umuriro, itugotesha ubushobozi, itugotesha imbaraga, kugira ngo ikibi ndetse n'imigambi y'umwanzi itagera aho turi. Reka rero twihuse tujye mu gitabo cya Zekariya, abo twari kumwe muri overnight, twarimo tubakangurira gukoresha izi Bibiliya z'inyandiko z'impapuro, bakareka kwiringira cyane Bibiliya bakareka kwiringira cyane Bibiliya z'ama software zo mu telefone no mu tablet no mu computer, kuko one day uzafungura telefone yawe usange nta kintu kibereyemo. Rero ni byiza ko tugomba kumenyera izi Bibiliya, nubwo igihe kizagera nazo zikamburwa abantu, zigahirwa cyane, ariko nibura bazayikwambura uyifite, cyangwa se kubw'amahirwe nduzashobora no kwihisha. Ariko iyo muri telefoni yoyo bazayisiba rwose utamenye n'ibyabaye, baguhindure bagushyiriremo ibijyanye n'ibyo bashaka yuko wumva, ibijyanye n'ibyo bashaka yuko umenya, usobanukirwa. Zekariya, Bibiliya y'Ikinyarwanda ni igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere. Ariko Bibiliya y'Icyongereza cyangwa se Igifaransa ni igice cya 1 umurongo wa 18. Yesu ashimwe. Twebwe mu gihe turi igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere, mu y'Icyongereza ho iraza kuba igice cya 1 uhereye ku murongo wa 18, hanyuma ukomeze uze kugera tuze gukomeza none mu gice cya 2 ku murongo wa mbere, naho dukomeze tumanuke. Mu gihe turi buze kuba tugeze mu gice cya 2 ku murongo wa 5, hoho haraba igice cya 2 umurongo wa mbere. Niko Bibiliya imeze, muraza kubyihanganira kuko Bibiliya y'Ikinyarwanda nshyashya yahinduwe hagendewe kuri Bibiliya y'Ikigiriki yanditswemo Isezerano Rishya, mu gihe izindi zo zifite andi maverisiyo yandi zakurikije. So reka rero dusome mu izina rya Yesu. Ab'Ikinyarwanda ni igice cya 2 umurongo wa mbere, ab'Icyongereza cyangwa se Igifaransa ni igice cya 1 umurongo wa 18. Reka dusome. Maze nubura amaso ngiye kubona, mbona amahembe 4. Mbaza marayika twavuganaga nti, biriya ni ibiki? Aransubiza ati, biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi 4. Ndamubaza nti, bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati, uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda, ntihagire uwegura umutwe.
none rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Nuko nubura amaso ngiye mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki. Mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera. Ndamubaza nti urajya he? Ati ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bwaho uko bureshya. Maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundi aza kumusanganira, aramubwira ati nyaruka ubwire uwo musore uti i Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Nige uzababera inkike y'umuriro ihakikije, kandi nige uzahabera icyubahiro imbere muri wo, niko Uwiteka avuga. Ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikazi, niko Uwiteka avuga, kuko ibirere ari bine nibyo nabatatanirijemo, niko Uwiteka avuga. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga, kuko ubakoraho aba akoze ku mboni ijisho rye. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Haleluya, Yesu ashimwe, Imana yacu nihimbazwe. Data mu izina rya Yesu Kristo, reka ijambo rye n'ubundi ryongere rigira imbaraga kandi ryongere rigira ubushobozi, udusuka umwuka wawe wera kugira ngo dushobore kuganira n'abadukurikiye, dushobore kuganira n'ubwoko bwawe, dushobore kuganira n'abantu bose bafite inzara n'inyota y'ijambo ryawe Mwami, kuko niwe dufite inyota, niwe dushaka kumva, niwe dushaka kumenya, niwe dushaka gusobanukirwa. Reka Mwami utuganirize kandi tumenye icyo utwifuzaho n'icyo utugambiriyeho, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Haleluya. Ijambo dusomye muri kino gitondo iravuze ngo mbona abacuzi bane. Zekariya ari mu iyerekwa arimo avugana na marayika. Marayika amwereka abagabo bane bari abacuzi. Abagabo baraza bahagarara imbere ya Zekariya. Zekariya abaza marayika barimo baganira, amubwira ngo mbwira, aba bagabo bahagaze imbere yanjye n'abiki? Marayika aramubwira ati abangaba ubona ni intumwa z'Uwiteka, ni abagabo bafite umwuka w'Imana, ni abagabo bafite imbaraga z'Imana. Ikibazanye baje mu ntambara, baje mu rugamba, ariko ni intambara y'umwuka, ntabwo ari intambara y'umubiri. Aramubwira ngo abagabo bazanywe no kwirukana amahembe ane yashujubije igihugu cya Isirayeli. Bazanywe no kwirukana amahembe ane yashujubije abayuda, akajujubya ab'i Yerusalemu, akajujubya igihugu cya Isirayeli. Ngo aya mahembe uko ari ane niyo yabatatanije, abatataniriza mu bihugu bitandukanye. Aya mahembe yababujije guhinga, yababujije gusarura, yababujije kunezerwa,
yababujije kubana n'Imana, yababujije kumva ijwi ry'Imana. Habayeho igihe muri Isirayeli, ubwo Isirayeli yahuraga n'akaga gakomeye, abanyamahanga bakayihagurukira, bakaza bagasenya ibyo bubatse, bakabatwaraho iminyago, bakabajyana mu mahanga atandukanye, bakabatoteza, bakabagira nabi, bakabahemukira. Muri iki gihe Abisirayeli bacaga mu bibazo, bacaga mu byago, barariraga ijoro n'amanywa, baribazaga turazira iki, habaye iki, byagenze gute? Ntibumvaga impamvu y'ibibazo bafite mu buzima bwabo, ntabwo bumvaga icyabaye kugira ngo Imana ibakureho amaboko, ntibumvaga icyabaye kugira ngo Imana ibatererane. Bibazaga impamvu bari guca mu bibazo barimo gucamo, bibazaga impamvu barimo bahura n'ibigeragezo nk'ibyo barimo bahura nabyo, bibazaga impamvu babiba ntibasarure, bibazaga impamvu bakora ntibagire icyo bageraho, bibazaga impamvu bakunda ariko ntibakundwe, bibazaga impamvu ibibazo n'ibyago n'intambara bizengurutse ubuzima bwabo. Ntabwo bari bazi impamvu, ntibari bazi igituma, ntibari bazi aho biva, ntibari bazi ikibitera, ariko byaterwaga n'imyuka ine yari yarinjiye mu buzima bwabo. Iyo myuka birayise amahembe. Amahembe ane. Aya mahembe yaturutse, rimwe ryaturutse mu burasirazuba, irindi rituruka mu burengerazuba, irindi rituruka mu majyepfo, irindi rituruka mu majyaruguru. Hanyuma araza abahuriza hamwe, arabagota. Amaze kubagota arabarwanya, atangira kubateza ibibazo. Abaturanyi batangira gushwana, umugabo n'umugore mu nzu bananirwa kumvikana, umwana na nyina bananirwa guhuza, abavandimwe bananirwa kwicara hamwe ngo baganire, abari bafitanye business bananirwa kumvikana, abari bafitanye imishinga bananirwa kwicara hamwe ngo bayikore. Birabagora, bigora ubuzima bwabo. Kubera iki? Hari imbaraga z'imyuka y'abadayimoni, hari imbaraga z'amahembe zari zarabinjiriye, hari imbaraga z'imyuka y'abadayimoni zari zarinjiye mu gihugu. Izo mbaraga zituma bavukana batumvikana, zituma bashakanye badahuza umutima, zituma abavandimwe batajya mu murongo umwe. Imana mu ijuru iturengere, kandi imbabazi z'Imana zize hejuru ubuzima bwacu. Hari ibintu byinshi biza mu buzima bwawe ukibaza ko ari ibintu bisanzwe, ariko nyamara hari imyuka y'amahembe iri inyuma y'ibi bintu. Ukabyuka mu gitondo, umwana mwumvikanaga, umwana mwaganiraga, umwana mwahuzaga umutima n'urugwiro, wajya kubona ukabona arahindutse. Wamubwira iya kumva B, wamubwira C akumva D. Uyu mwana ko twumvikanaga, uyu mwana ko nari we niyo mfitemo ibyiringiro, ko nanagaruza mbere umwana muzima, ko nanagaruza ngeza ku nzozi z'ubuzima bwanjye. Bihindutse gute? Bigenze gute kugira ngo antere umugongo kano kanya?
hari amahembe, hari imyuka yinshi, hari imyuka yaje mu rugo rwawe, hari imyuka yaje mu buzima bwawe, hari imyuka irimo ikubuza kumvikana n'urubyaro rwawe. Wowe ntabwo uzi ibyo ari byo, uzi ngo ni umwana wananiranye, ariko nawe si we, hari izindi mbaraga zimuri inyuma. Ukabyuka ukabona umugabo wagukundaga, mwaganiraga, mwahuzaga umutima, mwe mufite amaporoje, mwumvikanaga ko muzakora iki mugakora iki, igitondo kimwe ugategereza ko ataha ugaheba. Saa moya zikagera, saa mbiri zikagera, wahamagara akakubwira ati wora ndagira agiye ndi umwana, sinzi igihe ntahira, sinzi aho njya. Saa tanu zikagera, saa sita, saa saba zagera agataha. Bugacya agahindura kaza saa 9, bugacya agataha saa 10, bugacya karara kaza mu gitondo saa 12. Noneho hakagera ahantu asigara agenda akaza saa 12 z'undi mugoroba wundi yaraye yaniriwe, bikagera ku rwego atangira kumara iminsi 2 atarataha mu rugo utazi aho ari. Ukibaza icyabaye kikakuyobera. Kumbe hari amahembe, hari imyuka yinjiriye urugo rwanyu, hari imyuka isigaye durayifinga umugabo wawe, hari amahembe y'abateye aciye amajyepfo n'amajyaruguru, aciye iburasirazuba n'iburengerazuba, arabagota, agota ubuzima bwanyu. We ntabwo uzi wiva niyo bijya, ariko izi mbaraga zirahari zicariye ubwo buzima bwanyu, zirimo zirabatatanya iburyo n'ibumoso. Nawe ntabwo uzi wiva niyo bijya. Iki gitondo nagiye nkubwire ngo hari abacuzi birukana amahembe. Haleluya. Imana ishimwe yuko nubwo Satani afite abatworereza amahembe, ariko n'Imana ifite abacuzi ijya yohereza kugira ngo birukane amahembe. Urabyuka ugahinga, ugakora, ugakoresha imbaraga ugahinga, ariko igihe cyo gusarura ukabura icyo usarura. Igihe cyo gusarura ukabura icyo ufata n'icyo ureka. Gasanga inanda, ibyonye byaronye byararangije. Ikibazo kiri he? Birava he? Biraterwa n'iki? Birava kuki? Hari imyuka yinjiye utazi. Hari imyuka yahagurukiye ubuzima bwawe, yicaye mu murima wawe, yicaye mu mirimo y'amaboko yawe. Iyi myuka ikikora yangiza buri musaruro, yangiza buri byubibye. Ukajya guhindukira ugasanga inzira zawe zose za income zararangiye kuva kwa mbere kweza ku ya nyuma. Nta income ukigira. Ibyo ugerageje gukora byose biranga. Ugusezanije wese kari buguhe ntabishobora. Ugusezanije wese kari bugufashe biranga. Sanga nta guhirwa namba kukiba mu buzima bwawe. Ikintu cyose ukojejeho amaboko gihinduka umuyonga. Ikintu cyose ukojejeho amaboko kiratumuka. Biterwa n'iki? Ni imyuka y'abadayimoni. Ni imyuka y'amahembe yoherezwa na Satani, yoherezwa n'abarozi. Igihugu cyose cyari cyarakubititse, cyari cyarasambutse,
igihugu cya Isirayeli cyari cyaratakaje ibyiringiro. Igihugu cya Isirayeli ntabwo cyari kigihinga, ntabwo cyari kigisarura, ntabwo cyari kigifite ubuzima bwose bwari bwararangiye. Bivuye kuki? Ku myuka yabinjiriye amahembe. Imyuka y'amahembe ni imyuka natwe tuzi kandi turwana nayo buri munsi, turwana nayo buri gitondo, buri mugoroba. Duhora duhanganye n'iyi myuka. Hari igihe uba wiryamiye ukumva umwuka barawuguteje. Hari igihe ugenza ukikubona imyuka y'amahembe bohereje mu rubyaro rwawe, bohereje mu rugo rwawe. Abanyamwuka barabibona kandi barabimenya, barabisobanukirwa. Iyi myuka yahagurutse barabimenya. Kuko urabyuka ugasanga ibintu byose byanze. Urabyuka ugasanga ibintu byose nta na kimwe kiri ku murongo. Ibi ni by'Isirayeli yashyikiwe nabyo. Cyari igihugu gifite umugisha, cyari igihugu cy'amasezerano, Imana ibana nacyo, Imana irwanirira, Imana iprovidinga. Imana yarababwiye ngo igihugu cy'i Kanani mboherejemo ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu muzaramo mugahaga, ni igihugu muzarya mugahaga, muzambara neza, muzaba mu mazu meza. Yesu ashimwe. Nibyo Imana yarababwiye Abisirayeli. Ariko igitondo kimwe basanga ubuzima barimo kubamo n'ibyo barimo gucamo bitandukanye n'amasezerano, bitandukanye n'ibyo Imana yavuganye nabo, bitandukanye na bya bindi Imana yababwiye. Imana mu ijuru turengere kandi Imana idutabare. Barakubitika, baranyagwa, barangwa, icyangiro kibazaho, ibyo bakora byose babibi, inzira zose bagerageje gucamo zikanga, birabagora kubitahura. Ariko Zekariya yicaye arimo gusenga, abona marayika araje arambwira ati Imana ya Isirayeli irabibutse. Haleluya. Imana yibutse ubwoko bwayo, Imana irabibutse. Yesu ashimwe. Murongo wa mbere yavuze ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane. Ezekiel yarimo arira, ataka, ahamagara Imana, yinginga Imana, abaza Imana ni ibiki uru rugamba, ubu bukene, iki cyangiro, uku gutatana, uku kubura epfo na ruguru. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, ujye ufata igihe ubaza Imana, wibaze ngo ibingibi ndimo gucamo, ibingibi ndimo kureba, ibingibi ndimo kubona mu rugo rwanjye, mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye, birava kuki? Kubera iki nkubititse bingana gutya? Kuki mbuze epfo na ruguru? Kuki icyangiro kibaye kishi ku buzima bwanjye? Kubera iki? Jya ufata umwanya ubaza Imana. Yesu ashimwe. Rimwe na rimwe hari n'igihe turwana tutazi n'ibyo turwana nabyo. Wowe ugakomeza urwana n'umwuka w'ubukene, ugakomeza usenga Imana, kumbe hari ikintu runaka cyakozwe ku buzima bwawe. Ariko wabajije Imana ukamenya ngo ubukene bwaturutse kuri iki, bwavuye kuri iki ngiki, umenya uburyo ki usengamo, umenya uburyo ki urwana. Yesu ashimwe. Hari igihe uzajya ukabona ibasiwe n'inzozi z'abagore b'ijoro cyangwa se abagabo b'ijoro. Icyo gihe wajya kubona ukabona ubutunzi bwawe butangiye kugenda nabi, business zitangiye kugenda nabi, ibintu bitangiye kugenda nabi, ugasanga icyangiro gitangiye kuza ku buzima bwawe, bakuvugishaga ntibakikuvugisha. Menya neza ngo hari imyuka munsi y'amazi, imyuka ya mama Imuna, hari imyuka ya karande yo mu muryango irimo inkurikira, ariko kugira ngo ingereho irimo iraca mu nzozi mbi, mu nzozi z'abagore b'ijoro, mu nzozi z'abagabo b'ijoro. Ko nabwiye ko abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro bazana umwuka w'inyatsi, bazana umwuka w'icyangiro, bazana umwuka w'intambara hagati y'umugabo n'umugore babana,
bazana umwuka wo kutumvikana hagati mu muryango. So nimba rero ubona urimo kurota iyi myuka, ukabona ufite izo nzozi zirimo zikwirepetaho, senga cyane, kuko nyuma y'inzozi hari ibindi bikurikiraho mu buryo bw'umwuka. Imana yacu turengere kandi dutabare. So rero mu gihe cyose ubona ibibazo birimo biza mu buzima bwawe, ukabona hari ibintu bidasobanutse, ukabona mu kazi barimo bakubwira nabi, ukabona icyangiro, ukabona uwo mwavuganaga mutavugana, ukabona umugabo ataha yarakaye, ukabona ibintu ntabwo birimo bigenda neza, inshuro nyinshi mbere yo kurwana n'ibyo, mbere yo kurwana na result, jya ubanza usubire inyuma ujye imbere y'Imana ubaza Imana ngo Mana, ibi birimo birava hehe, ibi ngibi birimo biragenda gute? Isirayeli yari yahagurukiwe, amahanga yose yayanze, abantu bose babanga, abantu bose barimo babanyaga, babajyanye mu bihugu bitandukanye, aho bageze mu bihugu bitandukanye babahinduye abaretwa, babahinduye abacakara, badafite ijambo, nta kintu na kimwe bafite, ibintu byose byangiritse. Ariko Zekariya ajya imbere y'Imana ararira, abaza Imana, Mana, ibi ngibi birimo kuba birimo biraterwa n'iki? Izi ntambara zirimo kuba gutya zirimo zirava kuki? Ibi ngibi birimo birava kuki? Why? Kubera iki bimeze gutya? Ararira, arataka, abaza Imana, asenga Imana ijoro n'amanywa, abaza Imana ngo Mana, ibi ngibi biterwa n'iki? Mu gihe arimo gusenga, abaza Imana impamvu barimo basuzugurwa, abaza Imana impamvu barimo batukwa, abaza Imana impamvu barimo guca mu bibazo barimo gucamo, ngo arangije agira iyerekwa. Niho ijambo ryavuze ngo maze nubura amaso, ngo ngiye kubona mbona amahembe ane, ngo mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya ni amahembe yatatanije Abayuda, niyo mahembe yatatanije Abayuda n'ab'i Yerusalemu, n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Yesu ashimwe. Mwiyerekwa abonye amahembe, abona amahembe ane ahagaze. Hari ibyo uzabona mwiyerekwa, hari ibyo uzabona nusenga, hari ibyo uzabona niwegerana n'Imana, hari ibyo uzabona nubaza Imana. Hallelujah. Hari ibyo Umwami Imana azakwereka ku rugo rwawe, ku buzima bwawe, nutabisobanukirwa. Hari n'ibyo tujya tubona ariko ntidusobanukirwe. Imana iturengere. Muri isi harimo abagome benshi. Umuntu arakubona ufite igikundiro, ufite favor, ufite ubwiza bw'Imana, akaza akagusuhuza, akagutongeraho amagambo, akagukuro cya gikundiro cyawe. Mu gitondo wabyuka ugasanga nta muntu n'umwe ukikuvugisha. Araza yabona mujya munywa mumeze neza, yarangiza akaza akagira ibintu ajugunya imbere y'umuryango iwawe, akagutwara umugisha wose winjiraga mu nzu, akawuhindukiza ukajya winjira iwe. Bwoko bw'Imana, iyi si turimo ntago ari nziza. Uba ufite umuturanyi, wateka inyama zamuhumurira, we yatetse indagara, mu gitondo akabyuka akaza ku muryango wawe, agatongera umugisha wose wari wawe, akawukatisha akawujyana iwe. Ubundi ugatangira gusafaringa nk'uko yasafaringaga, nawe agatangira kwiga no kunywa no kuzamuka, ariko arimo agendera ku mugisha wawe. Abantu benshi muri iyi si bagendera ku migisha y'abandi, bagendera ku migisha y'abandi. Benshi rwose araza akagutwara umugisha, akicara mu kibanza cyawe. Cyumwe nukaza agafata umwuka wawe ukurimo akawugutwara, yangiza agafata umwuka we mubi akawugushyiramo. Ibyo birakorwa. Iyi si y'umwuka iriho kandi irakora. Inshuro nyinshi tubereka strategy, tubabwira intambara turwana nazo muri buno buzima. Duhura n'intambara nyinshi. Niyo mpamvu abantu benshi uzasanga afite ahantu ashobora gukura ikintu cyiza, ashobora kubona amahirwe, ashobora gufashirizwa, ashobora kugenza gute, inshuro nyinshi abigira ibanga, atagira undi muntu abyereka, atagira undi muntu abijyanamo. Kuko uba ufite akariba wavumbuye urimo kuvomaho, nibyo wazana na mugenzi we kugira ngo mwese muvome, ariko wahamugeza agahita aca ku ruhande, iriba karizibira, karikatisha karijyana iwe.
iyo atarizibiye mu buryo bufatika abikora mu buryo bw'umwuka. Mu gitondo wasubira kuva mugasanga amazi yakamye kera. Ibyo rero bibaye rimwe kabiri gatatu, ku bwa kane ubona kari bugaceceka, ukazagenda ukavoma mu ibanga, ukazana utuzi twawe mu ibanga ugashyira mu nzu ukicecekera ntugire ubwira. Kubera iki? Inshuro zose washatse gusharinga n'abandi waherukaga uwo munsi wavomye waberetse, waherukaga wavomye mbere, wasubira ugasanga ibintu byose birangiritse. Imana yacu iturengere kandi tugire neza. Ibyago byinshi n'intambara nyinshi ziri mu buzima bwacu ntago ari ibyago biri natural, ahubwo ni ibyago n'ibibazo biri spiritual, byo mu mwuka, bitezwa n'abantu, bihamagarwa n'abantu, bizanwa n'abantu. Zekariya abonye ibyo bihembe bihagaze bishinyitse biramutangaza cyane. Arabaza, yagira ubuntu bwo kubaza marayika. Nawe inshuro nyinshi uzajya ubaza Imana, nugira ibyo ubona bidasanzwe jya ubaza Imana, ibi ni ibiki, ibi biva bituruka he? Arabaza ati ibi ni ibiki? Marayika ati ese burya ntiwabimenye? Kwa gutatana kose mwatatanye, za ntambara zose mwahuye nazo, cya cyangiro cyose mwabayemo, ni imyuka y'amahembe. Amahembe niyo abagejeje aho mugeze. Ibigeragezo mufite ni imyuka y'amahembe. Haleluya. Ariko murongo wa gatatu avuga ngo Uwiteka anyereka abacuzi bane. Hirya y'amahembe yabonye hari n'abacuzi bane. Abacuzi ni abakozi b'Imana, ni abantu Imana ikoresha, ni abantu barimo imbaraga z'Imana, ni abantu barimo umwuka w'Imana, ni abantu barimo ubushobozi bw'Imana, ni abantu barimo gukora kw'Imana. Haleluya. Murongo wa kane, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda? Zekariya ntiyarabizi. Marayika arimo arabaza Zekariya, uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda? Burya uzi ko kugira umugabo arare mu kabari hari ibyo bamuhuhereyeho? Burya uzi ko inzara iri mu nzu yawe hari ibyo bagutongereye? Burya uzi ko impamvu umaze gushaka viza inshuro 8 zose uzibura hari abavuze ko utazarenga aho hantu? Burya uzi impamvu wabuze urubyaro ko hari uwari uziritse ahantu runaka? Burya uzi impamvu utarongorwa yuko impeta yawe hari uwayibitse mu gacuma, ikanzu yawe hari uwayihambye ku nyanja, ikoti ryawe hari uwarishyize kumva? Burya urabizi se? Marayika arimo arabaza Zekariya ati burya wari uzi ko ari amahembe ariyo yatatanije Abayuda, ariyo yabateje inzara, ariyo yabateje ibibazo, ariyo yabateje ibigeragezo? Ibyo ureba n'ibyo ubona byatejwe n'ariya mahembe. Ibigeragezo mumaze igihe mucamo byazanywe n'ariya mahembe. Ngo uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda ntihagire uwegura umutwe? Ibaze, uzi ubuzima ubayemo igihe kinini utegura umutwe? Uzi ubuzima umazemo igihe waragerageje kwegura umutwe byaranze? Urakora, urarara amajoro, uritanga. Abo mukorana ntacyo bakurusha, abaturanyi bawe ntacyo bakurusha, bari bose bageze kuri biriya ntacyo bakurusha. Unakora kubarenza, witanga no kubarenza, ariko hari ihembe gicaye ku mutwe wawe
ryaraye ko utazigera wegura umutwe. Hari ihembe gicaye ku buzima bwawe ryarahiye ko utazigera wegura umutwe. Hari ihembe ryakunamitse ganze ko wegura umutwe. Arakomeza, none rero bariya bazanywe no kuyirukana no kuyakubita hasi, no gukubita hasi amahembe y'amahanga. Bazanywe no kuyirukana, bazanywe no kuyakubita hasi, bazanywe no gukubita hasi amahembe y'amahanga. Iki gitondo Imana iguhagurukiriza abagabo bane, Imana iguhagurukiriza abacuzi bane, Imana iguhagurukiriza abamarayika, Imana iguhagurukiriza umwuka wayo, Imana iguhagurukiriza imbaraga zayo zize kwirukana amahembe yunamitse ubuzima bwawe. Baze gukubita hasi amahembe yunamitse ubuzima bwawe, baze gukubita hasi amahembe, baze kuyakubita hasi baze bayirukane. Haleluya, bazanywe no kuyirukana. Iki gitondo Imana ikoherereze abagabo baje kwirukana umwuka wakujujubije. Iki gitondo Imana ikoherereze abagabo baje kwirukana. Haleluya, abagabo igitondo kimwe bagendereye Aburahamu, amahembe yararamubujije kubyara, amahembe yararamubujije isezerano, amahembe yararamubujije umwuka wera, amahembe yararamubujije kubona icyo Imana yamuvuzeho. Ariko igitondo kimwe haza abagabo batatu ari abamarayika bari bazanywe no kwirukana umwuka wo kutabyara. Reka iki gitondo Imana ikoherereza abagabo, iri jambo riza n'abagabo batatu mu rugo rwawe, riza n'abagabo bane mu rugo rwawe, baza kwirukana umwuka w'ubugumba, baza kwirukana amahembe yakuzengereje, baza kwirukana ibitega, baza kwirukana nyabingi, baza kwirukana imivumo na karande, baza kwirukana amagambo mabi bakuvuze mu izina rya Yesu Kristo. Baze birukane kandi bakubite hasi icyo kintu cyakuzibiye mu izina rya Yesu Kristo. Ngo yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu, yajyaga ahagurukirizwa gutera no gutatanya. Yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu akagitatanya. Uwo mwuka wajya guhagurutswa kuza gutera inzu yawe, kuza gutera umuhamagaro wawe, kuza gutera umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Bandaraba sekere musa. Abagabo baje kwirukana no gutatanya no kwirukana umwuka uragugutera, bakugenderere mu izina rya Yesu. Murongo wa 5 ngo nuko nubura amaso ngiye kubona mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera. Ndamubaza nti urajya he? Ati ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bwaho uko bureshya. Iyo watewe n'amahembe, iyo watewe n'iyi myuka ine, umwuka w'amajyepfo, umwuka w'amajyaruguru, umwuka w'uburasirazuba, umwuka w'uburengerazuba, iyi ni imyuka ikugota impande zose. Hanyuma igikurikira basigara baza kukugera. Iri jambo kugera bisobanuye iki? Ni igipimo ushyirirwaho utagomba kurenga. Iyo abantu baguteje amahembe bagushyiraho igipimo, baravuga ngo ntuzarenga aha. Imana yacu turengere,
baravuga ngo ntuzagera aha, bavuga ngo wowe ntuzabyara, ntuzororoka, ntuzatera intambwe, nta cyerekezo, ntaho uzagera mu buzima bwawe. Ibyo ni ibipimo isi dushyiriraho, ibyo ni ibipimo dushyirirwaho n'abohereje amahembe, n'abaguteza ya myuka. Burya umuntu uguteza imyuka mibi aba yamaze kugupima, aba yamaze gushyiraho urugabano rwaho utazarenga. Agucira uruziga akavuga ngo uzaruzengurukamo ntuzigera ujya inyuma yarwo, uzaruzengurukamo ntuzigera ujya hakurya y'urwo ruziga. Niko abarozi bakora, niko abantu bakoresha imyuka y'amahembe bakora. Baraza bakakumezira, bakavuga ngo ufite kugenda ariko ntuzarenga umupaka w'iki gihugu. Urwo ni urugabano bagushyiriyeho, ni igipimo bagushyiriyeho. Ibyo uzakora byose, ingendo zose uzakora ntizizarenga uyu mupaka w'iki gihugu. Ingendo zose uzakora zizaba iz'imodoka n'izizaba iz'indege. Ingendo zose uzakora uzahora wizenguruka muri East Africa, ntabwo uzaharenga n'umunsi wa rimwe. Iyo ni meja, icyo ni igipimo amahembe agushyiriraho, abantu bakorana n'amahembe bagushyiriraho. Ntabwo uzakirenga, uzahora uzenguruka muri urwo ruziga. Ntuzigera urongorwa, uzazenguka mu busiribateri gusa kurinda ushaje. Ntuzigera ukora business nzima, uzahora ucururiza abandi. Ufite ukuboko ko gucuruza, ufite ubwenge bwo gucuruza, ariko uzicara mu maduka y'abandi, ntuzigera wicara mu iduka ryawe. Imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bizahora byungukira abandi. Bakakugwa ati iburyo n'ibumoso, mu majyepfo no mu majyaruguru. Baguteza imyuka ini kugota mu mpande enye, ku buryo utazigera ubishobora. Nora bivuze ngo mbona uyu musore azanye igipimo agiye gupima i Yerusalemu no kuhagera. Uyu munsi iki gitondo Imana igukureho ibigupima byose. Uwo mugozi uri mu ntoki z'abanzi bawe wazengurukijwe ubuzima bwawe, aba mahembe bagushyiraho umugozi. Urabona ihene, ku bantu babaye mu cyaro, ihene iyo bagiye kuyizirika bayishyira ku kiziriko, hanyuma ugiye kuyizirika arayipimira akareba yuko itari buze kugera hari imyaka iri buze kona, akareba aho n'ijya iburyo n'ijya ibumoso n'ijya iri bugarukire, yarangiza akayizirika ku mugozi. Ibireba imyaka imbere yayo cyangwa se ibireba ubwatsi imbere yayo, ariko igerageje gutera intambwe ngo ibugereho, isanga ikiziriko hari aho cyapimiwe igomba kugarukira. Uko niko ubuzima bubashwe n'iyi myuka ine waba umeze. Mu majyepfo hari aho utagomba kugera, mu majyaruguru hari aho utagomba kurenga, mu burasirazuba no mu burengerazuba naho nuko. ni ukuvuga ngo iyi myuka igushyira ku gipimo. Murongo wa 7, maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundi aza kumusanganira aramubwira ati, nyaruka ubwire uwo musore uti, i Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike. Haleluya. Urumva uyu musore, uyu mugozi wiwe wo gupima ikintu cyari kiwuri inyuma, ni umwuka wo kudaturwa, ni umwuka wo kutubakwa, ni umwuka wo kutagira agaciro, ni umwuka wo kutaba developed, ni umwuka wo kutaguka. No wari uri mu biganza by'uyu musore. Ngo ariko marayika aramanuka abwira marayika avuganaga na Zekariya ati, iruka nkubwire uwo musore rekeraho,
mubwire ko Yerusalemu hazubakwa, mubwire ko Yerusalemu hari ibyiringiro, mubwire ko Yerusalemu hazaturwa. Haleluya. Iki gitondo nagira ngo nkubwire ngo bwira abansi bawe yuko uzatera imbere, bwira abansi bawe yuko uzubaka, bwira abansi bawe yuko abana bazashaka, bwira abansi bawe yuko uzagera ku Imana yakuvuzeho, bwira abansi bawe, bwira ayo mahembe yakumesharinze, bwira abo ngabo bafite ibipimo mu biganza byabo bavuze ko utazagera kuri iki, babwire ko uzubakwa, babwire ko uzatera intambwe, babwire ko uzakomera, babwire ko urubyaro rwawe ruzaguka, babwire yuko uzubaka, babwire ko uzagira aho kuba, babwire ko uzagira imodoka ugendamo, babwire yuko haleluya uzarama, babwire yuko ibyo bapimye bitandukanye n'ibyo Imana yakuvuzeho. Haleluya. Mubwire uwo musore yuko Yerusalemu hazubakwa kandi Yerusalemu hazaturwa, hamere nk'imidugudu itagira inkike. Haleluya. Kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Wumvise ariko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Icyo yaje gukora ni ugutuma Yerusalemu hadaturwa, ni ugutuma abantu batagwira, ni ugutuma nta matungo abayo. Ariko marayika amubwiye ngo genda umubwire arikoze ubusa, genda umubwire ariruhiriza ubusa, hazaturwa kandi hazagira amatungo menshi n'abantu bazahaba benshi. Iki gitondo watura ibyiringiro, nubwo amahembe yakubuje kwegura umutwe, ariko iki gitondo watura ibyiringiro bijyanye n'Imana ikuvugaho. Haleluya. Uvuguruza abakumejaringa. Nkunda umurongo wa 9 cyane. Nige uzababera inkike y'umuriro ihakikije, kandi nige uzahabera icyubahiro imbere muri bo, ni ko Uwiteka avuga. Iki gitondo wature kandi ubihagararemo. Uwiteka niwe uzakubera inkike, ariko si inkike isanzwe. Haleluya. Ni inkike y'umuriro. Uwiteka niwe uzakubera inkike. Iki gitondo wature kandi ubireme, ndetse usenga Imana uyamagwe, ubwire ngo Mana binkike ku buzima bwanjye, mbere inkike y'umuriro, mbere inkike y'umuriro. Y'Uwiteka akubereye inkike, akubera inkike y'umuriro. Ni umuriro utwika amahembe, ni umuriro ukongora amahembe, ya mahembe yaguteraga, ya mahembe yakunanizaga, ya mahembe yakurwanyaga, ya mahembe yaguteraga ijoro n'amanywa, za nyabingi na bya bitega byaguteraga bitutse amajyepfo n'amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba, ntabwo biba bigifite aho byishirira, ntabwo biba bigifite aho binyura, ntabwo biba bigifite aho bica. Kubera iki? Kuko Uwiteka ni inkike ikurengera, ni inkike ikurwanirira, ni inkike iguprotesha, ariko si inkike isanzwe, ni inkike y'umuriro. Y'Uwiteka akubereye inkike mu rugo, ntabwo abarozi babona aho baca, baraza bagasanga umuriro uragose inzu yawe. Y'Uwiteka akubereye inkike mu buzima, ntabwo abaguhumanya abona aho baca, aza kugusuza ngo agutongere, aze kuri umuntu usanzwe, agakubitana n'inkike y'Uwiteka, ari umuriro ukugose, ari umuriro ukuzengurutse. Abo Uwiteka abereye inkike bagoswe n'umuriro, abo Uwiteka abereye inkike bagoswe n'ibirimi by'umuriro, bagoswe n'imbaraga z'Imana. Uwo Uwiteka abereye inkike bari amahoro. Mandara basekere mosai. Nijye uzakubera inkike y'umuriro ihakikije, kandi nijye uzahabera icyubahiro. Y'Uwiteka akubereye inkike, ntabwo akubera inkike y'umuriro gusa, ahubwo azana protection, hanyuma akazana n'icyubahiro. Reka iki gitondo Uwiteka aguhe protection, reka iki gitondo Uwiteka kugote, Uwiteka kuzenguruke, Uwiteka akubere inkike y'umuriro, kandi akubere icyubahiro imbere n'inyuma. Haleluya. Y'Uwiteka gusiza bunisi bwiwe, akubera icyubahiro imbere n'inyuma. Haleluya. Murongo wa 10.
ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikasi, niko Uwiteka avuga. Uko ibirere ari bine nibyo nabatatanirijemo, niko Uwiteka avuga. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Haleluya. Iki gitondo haguruka mu byo wicayemo bidahesha Imana icyubahiro. Iki gitondo haguruka iruhande rw'umukobwa w'i Babuloni, haguruka umuve iruhande, haguruka uhunge, haguruka ucike, kuko Uwiteka araje. Uwiteka aje kukubera inkike, Uwiteka aje kwirukana amahembe. Nta kindi cyakwicaritse iruhande rw'uwo mukobwa w'i Babuloni, ni amahembe yahakujyanye. Nta kindi cyakwicaritse muri ako kabari, nta kindi cyakwicaritse muri ubwo buzima bugoye bubi bumeze uko nguko, nta kindi cyakwicaritse hagati muri abakobanyi, ni amahembe yakujyanyeyo kugira ngo akunyage umugisha wawe. Ariko Uwiteka akubwira ngo noneho haguruka uveyo, haguruka wiruke, haguruka uve aho hantu wari wicaye igihe kirekire, vayo, haguruka uhunge, haguruka ucike. Murongo wa 12, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga. Haleluya. Uwiteka arashaka kutangira kumuhesha icyubahiro, aje kugukiza ayo mahembe no kuyagukuraho, ariko arashaka ko umubera icyubahiro. Haleluya. Arashaka kutangira kwerekana icyubahiro cyiwe, arashaka kutangira kugaragaza icyubahiro cyiwe. Reka mu nzira zawe, mu bikorwa byawe, aho unyura, aho ugenda, reka utangire ugaragaza icyubahiro cy'Imana, kuko Imana ije kugukiza amahembe yaratsikamiye ubuzima bwawe. Imana ije kugukiza amahembe yarakwicaye hejuru. Rero kuko Imana ije kuyagukiza, nawe utangira werekana icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Erekana icyubahiro cy'Imana muri ayo mahanga, erekana icyubahiro cy'Imana muri ubwo buzima bubi wajyanwamo n'amahembe. Garagaza icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Murongo wa 13, dore nzayabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umuyonga. Dore nzabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umuyonga w'abayakoreraga. Ubwo muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wantumye. Haleluya. Uwiteka avuze ngo ayo mahanga azayahindura umuyonga. Haleluya. Kugira ngo mumenye yuko Uwiteka ari we ubikoze. Iyo Uwiteka yagurutse kugutabara no kukugirira neza, yagurutse kugukiza amahembe aba yaguteje, ayo mahanga yaguteje. Haleluya. Ayo mahanga yaguteje amahembe, Uwiteka ajya ahindura umuyonga. Abapfumu, abarozi, abadayimoni, abakugose, abakuroze, bagutezaga ibyo byago n'ibyo bibazo, Uwiteka aje kubihindura umuyonga. Ayo mahembe arahindura umuyonga, n'amahanga yagutezaga byose icyarimwe arabihindura umuyonga. Uwiteka aravuga ngo ngubwo muzamenya ko Uwiteka Nyiringabo ari we wantumye. Ngo ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we, dore nanjye ndaje nguturemo imbere, niko Uwiteka avuga. Uwo munsi amahanga menshi azahakwa ku Uwiteka, babe abantu banjye, nanjye nzatura muri wowe imbere
nawe uzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo yakuntumyeho, maze Uwiteka azagarura i Buyuda habe umugabane we wo mu gihugu cye, kandi azongera gutoranya i Yerusalemu. Bantu mwe nimucecekere imbere y'Uwiteka, kuko abadutse mu buturo bwe bwera. Haleluya. Nimucecekere imbere y'Uwiteka, kuko Uwiteka abadutse mu buturo bwe bwera. Ngo Uwiteka azatura i Yerusalemu abe hagati. Reka iki gitondo Uwiteka azature mu rugo rwawe. Reka iki gitondo Uwiteka azature mu buzima bwawe. Reka iki gitondo Uwiteka aze akubera inkike y'umuriro. Reka iki gitondo Uwiteka aze akugote imbere n'inyuma. Reka aze yinjire mu rugo rwawe, reka aze yinjire mu mibereho yawe, yinjire mu muhamagaro wawe, akubera inkike y'umuriro, atwike buri kintu cyose cyaguteraga, akubera icyubahiro kandi ature muri wowe, aguhembure, akugarurire umugisha wawe. Iby'amahembe yatatanije reka Uwiteka bisane, reka Uwiteka kubere inkike mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana, aho uri uhamagara Imana, uhamagara imbaraga z'Imana. Sinzi urugamba umaze igihe urwana, sinzi intambara umaze igihe urwana n'amahembe, urwana n'imbaraga z'umwanzi, urwana n'imbaraga z'abarozi. Hari abaje guta ibintu imbere y'umuryango wawe, hari abaje kukuzirika, hari abaje kukuzitira, hari abakoze byinshi bitandukanye kugira ngo bananize ubuzima bwawe. Maze igihe urwana n'imbaraga udasobanukiwe, n'imbaraga z'abarozi, n'imbaraga z'abarangi, n'imbaraga z'abapfumu, n'imbaraga za karande, n'imyuka y'ikuzimu, n'imyuka utazi yariyo yateye ubuzima bwawe, yagukuyeho inshuti, yagukuyeho abavandimwe, yagukuyeho umuryango, yarakurwanije uko bishoboka. Ariko muri kino gitondo tubonye Imana yohereza marayika, tubonye Imana yohereza abacuzi bo kuza kwirukana amahembe, bo kuza kwirukana nyabingi, bo kuza kwirukana ibitega, bo kuza kwirukana imivumo n'amagambo mabi bagutongereye. Reka nawe uzamure ijwi rya busenge, ubwire Imana ngo Mana bohora ubuzima bwanjye, Mana nkiza ya mahembe, Mana kiziza imbaraga zingose, zimbaraga ziremereye ubuzima bwanjye. Ijambo ryavuze ngo amahembe yatumaga batubura umutwe, ayo mahembe atuma udashaka, amahembe atuma udakora ubukwe, amahembe atuma ibirori bitama mu buzima bwawe, amahembe akwambura igikundiro, amahembe atuma ibyo utangiye bidasohora, ibyo utangiye bitarangira. Ayo mahembe asenyuke, ayo mahembe acagagurike, ayo mahembe aveho. Mahembe yakubujije kurenga umupaka, mahembe yakubujije kurira indege, mahembe yakubujije kubona akazi kazima, mahembe yakubujije kubona umunezero mu buzima bwawe. Reka asenyuke, acagagurika, avunagurike mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abo twabanye muri aya materaniro, ndasengera mwami bari bakurikiye ijambo ryawe. Reka mwami imbaraga ze n'ubushobozi bwawe bimanuke hejuru y'ubuzima bwabo. Data babohore, bakize imyuka ine yo mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Bakize izi imbaraga z'umwijima, bakize amahembe mwami yayogoje ubuzima bwabo. Ohereza abamarayika mwami, ohereza umwuka wera, ohereza umuriro wawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka kino gitondo mwami ubere inkike ubwoko bwawe, ubere inkike abagabo n'abagore, ubere inkike abagusenga n'abagushaka. Bohora imigisha y'ubwoko bwawe mwami, kingura amarembo, kingura inzira, utanga uburyo mwami mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uhembura abana bawe igitare cy'amahanga. Urakoze Mana nzima, umugisha abo twabanye, datubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Mana baha umugisha, mwakoze ko imbere y'Imana. Dufite amasengesho y'iminsi 2 kwa 4 no kwa 5, ndetse dufite na overnight kwa 5. Mwakoze ku imbere y'Imana, mugire icyumweru cyiza, muzagire n'icyumweru cyiza tugiye gutangira. Imigisha y'Imana ibeje ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu, amen.